abatumva mwese tubaramukije mu izina rya Yesu. Uwiteka abahire kandi abahe umugisha. Rero uwo mwumva ni mwene so Rukara Pierre. Tukaba tugiye kuganirira hamwe ijambo ry'Imana. Noneho reka dusenge tubabwire insanganyamatsiko. Dusenge. Turagushimiye data wa twese udukunda utuye mu bwami bwo mu ijuru. Tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe byakomeje kubana natwe. Ukawushimiye ko tugera muri aya masaha tugihumeka umwuka w'abazima. Iyo ni neza uhora tugaragariza uko bukeye n'uko bwije, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugiye kwiga ijambo ryawe, Umwuka wera waryandikishije arusheho kuridusobanurira. Tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen. Rero tugiye kuganirira hamwe ijambo ry'Imana ritubwira ngo umurimo w'abamarayika. Iryo ni ryo jambo tugiye kuganirira hamwe. Abamarayika b'Imana bafite imirimo myinshi badukorera, ariko buri wese utwumva uduteza amatwi akwiriye gusobanukirwa n'uyu murimo. Iyo dusomye ijambo ry'Imana ritwereka yuko hari abamarayika beza hakabaho n'abamarayika babi. Rero abamarayika b'Imana icyo babereyeho ni ukurinda abana b'Imana. Uwo ni wo murimo wa mbere. Uwa kabiri abamarayika b'Imana bashinzwe ni ugufasha abazaragwa agakiza. Umurimo wa gatatu abamarayika b'Imana badukorera ni uko bafata imiyaga kugira ngo idahuha ku isi, abana b'Imana batabashyirwaho ikimenyetso mu ruhanga rwabo. Ariko kuri iyi ngingo ya gatatu ntabwo abenshi wenda bashobora kuba basobanukiwe n'iri jambo imiyaga. Iyo bavuze imiyaga mu buhanuzi ni intambara. Intambara muzi ko ziriho, zarahanuwe, zahozeho, ziracyariho, kandi ibyanditswe byera biri kutubwira ngo zizarinda zigeze imperuka, niko bitegetswe. Ariko abamarayika b'Imana icyo badukorera ni uko bafata imiyaga, mu yandi magambo bahagarika intambara, kuko abamarayika b'Imana badafashe imiyaga, intambara zaca ibintu, zayogoza isi. Ariko abamarayika b'Imana umurimo wabo ni uwo gufata imiyaga, ndetse ngo ni imiyaga y'imfuruka enye z'isi. Bisobanuye ngo ni imiyaga y'impande enye z'isi. Noneho umurimo wa nyuma wenda turi buze gusesengura tugana aho turi busoreze muri izi ngingo zigera muri enye, ni uko abamarayika b'Imana bashinzwe gutabara abana b'Imana. Abamarayika b'Imana bashinzwe gutabara abana b'Imana bageze mu kaga, bageze mu kangaratete. Iyi mirimo igera muri ine niyo tugiye kuganirira hamwe. Noneho twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Turahera ku ngingo ya mbere itubwira uburyo abamarayika b'Imana baturinda. Turasoma hano muri Bibiliya mu gitabo cya Zaburi igice cya 91. Zaburi igice cya 91. Reka duhere kuri uyu murongo wa 11. Haranditse ngo kuko azagutegekera abamarayika be
ngo bakurindire mu nzira zawe zose, bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Aya ni amagambo akomeye cyane. Aya magambo yari yerekejwe kuri Yesu ubwo Satani yamujyanaga hejuru y'agasongero k'urusengero akamubwira ngo ijugunye hasi, niba uri umwana w'Imana turebe yuko uri bubeho. Kuko noneho ngo Satani yashakaga gushuka Yesu, aramubwira ngo kuko byanditswe ngo kuko azagutegekera abamarayika be bakakurindira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Noneho uyu murongo ndawusubiramo, kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose, bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Noneho umurimo w'abamarayika ni ukurinda abana b'Imana bageze mu ngorane, bageze mu bibazo. Umurimo wabo ni uwo kubarinda, kubakingira ingorane cyangwa se kubakingira amakuba. Turasoma mu gitabo cyo Kuva, reka dusome mu gitabo cyo Kuva igice cya 23 umurongo wa 2 ndetse n'uwa 3. Turahasanga amagambo akomeye cyane. Ni Kuva igice cya 23 duhere ku murongo wa 20. Kuva igice cya 23 reka duhere ku murongo wa 20. Haranditse hati, dore ndatuma marayika imbere yawe. Iri jambo narisubiramo, dore ndatuma marayika imbere yawe akurindire mu nzira, akujyane aho nakwiteguriye. Aya ni amagambo Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo dore ndatuma marayika imbere yawe akurindire mu nzira, akujyane aho nakwiteguriye. Mumwitondeho, mumwumvire, ntimukamugomere, kuko atazababarira ibicumuro byanyu, kuko izina ryanjye riri muri we. Ariko amagambo nashakaga cyane naya avuze ngo dore ndatuma marayika imbere yawe akurindire mu nzira, akujyane aho nakwiteguriye. Mumwitondeho, icyo ni kimwe. Mumwumvire, ni kabiri. Ntimukamugomere, kuko atazababarira ibicumuro byanyu. Noneho kubera ko marayika ashinzwe kurinda abana b'Imana, ijambo ry'Imana ratubwiye ngo turamenye ntitukamugomere kandi tumwitondeho. Iyo bavuze kugoma ni ukwica amategeko, kuko tubisoma mu gitabo cy'urwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 4 havuga ngo umuntu wese ukora icyaha abagomye, kandi icyaha nibwo bugome. Hepfo arasobanura ngo icyaha ni ukwica amategeko. Noneho abamarayika b'Imana niba baturinda,
bakaba bashaka kutuvana mu ngorane, bakaba bashaka kutuvana mu kaga, turamenye twe kuzabagomera. Hari igihe ngo abamarayika b'Imana n'abamarayika ba Satani baba bari kurwanira ku munyabyaha, ariko umunyabyaha akaja yishikuza abamarayika b'Imana, ahubwo ashaka gusanga abamarayika ba Satani. Rero ibyo ntabwo bikwiriye. Dukwiriye gusobanukirwa n'uyu murimo w'abamarayika. Ndasoma aya magambo atwereka uburyo abamarayika b'Imana baturinda, ndetse mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye haratubwira ngo buri mwigishwa wese wa Yesu afite marayika w'umwesikoti, cyangwa se afite marayika umuherekeza aho agiye hose. Waba ugiye mu isoko, aho waba ugiye hose, waba ugiye guhinga, waba ugiye mu ndege, waba uri mu modoka, hari marayika ukurinda, ukugenda iruhande. Icyakora iyo uri gukora ibyaha, ngo akurinda yitangiriye itama kandi ababaye. Noneho ndasoma muri iki gitabo, igitabo cyitwa Intambara Ikomeye. Muri iki gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, reka ndebe ko ayo magambo nyabona. Hari abamarayika beza ndetse n'abamarayika babi, ariko ngo dukwiriye kuba maso kugira ngo tudahurwaho abamarayika babi, kugira ngo babone uko begukana insinzi. Kandi ngo buri muntu wese, buri mutima wose wagizwe nk'urubuga rurwanirwaho n'abamarayika beza ndetse n'abamarayika babi. Ndasoma muri iki gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, ni mu cyigisho cya 31 kitubwira ngo abamarayika beza n'abamarayika babi. Haranditse ati: chaque disciple de Jésus-Christ a son ange gardien. Cette céleste sentinelle qui protège les justes contre les assauts du malais. Haranditse ati: buri mwigishwa wese wa Yesu Kristo afite marayika w'umurinzi. Uwo murinzi waturutse mu ijuru ni urinda abakiranutsi ibitero by'umubi. Uwo marayika murinzi ni urinda abakiranutsi ibitero bya Satani. Iyo dusomye ijambo ry'Imana ritwereka yuko Satani afite yagabye ibitero, ndetse ngo yabonye igitero yaguteye wakimenye, warakihorera akajya guhimba ikindi kugira ngo arebe uko yakugusha, kuko Satani nta mpuhwe agira. Aramutse abishoboye yagukunjakunja, yaguhindura isura ntibongere kukumenya. Tubisoma muri iki gitabo cyitwa Intambara Ikomeye. Reka wenda aya magambo nyasome tukiri aha ngaha. Aranditse ati muri iki gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, aho bavuze ngo abamarayika ba Satani baramutse babishoboye baduhindura ibimuga, ubwenge bwacu babutoba, yemwe isura yacu bakayihindanya, ku buryo umuntu watubona atakongera kutumenya. Ngo ariko ngo Satani ngo afite urubibi adashobora kurenga.
Satani afite urubibi adashobora kurenga. Niyo mpamvu ujya wumva ngo habaye impanuka runaka, ariko harokotse wenda abantu benshi cyangwa se bakeya, ukabona umuntu umwe arokotse mu bantu 100, abandi bose bapfuye. Ubwo ni uburinzi bw'abamarayika, kuko igihe cye kitageze, ntacyo ashobora kuba. Niyo mpamvu uzasoma muri iki gitabo, wumve muri igitabo cyitwa Ibihamya by'Itorero umuzingo wa mbere. Dusabwa kwiga kino cyigisho kandi tukagisobanukirwa, tukamenya umurimo abamarayika b'Imana bakorera abana bayo. Ku ipaje y'136 Ibihamya by'Itorero umuzingo wa mbere, haranditse ati: J'ai vu que les anges de Satan essayaient de la ville aux anges de Dieu les âmes de disciples du Christ. Haranditse ati: neretswe yuko abamarayika ba Satani bageragezaga kunyaga abamarayika b'Imana imitima ya Kristo. Noneho ibyo bita ravire ni nk'uko waba ufashe ikintu umuntu akaza akakigushikuza. Ubwo noneho Ellen White wanditse iki gitabo aravuze ngo yeretswe yuko abamarayika ba Satani bakoraga uko bashoboye kose kugira ngo banyage abigishwa ba Kristo imitima bari baronse. Hepfo baranditse ngo la lutte était farouche, intambara yakoraga ibara cyangwa se yamenaga amaraso. Les mauvais anges corrompaient l'atmosphère qui entourait ces âmes afin de mieux les abuser. Aranditse ati abamarayika babi bononaga ikirere, cyangwa se mu yandi magambo barogaga ikirere. Abamarayika babi barogaga ikirere cyari kizengurutse iyo mitima kugira ngo barusheho kubonona. Les saints anges veillaient anxieusement afin d'écarter l'armée de l'ennemi. Aranditse ati abamarayika bera baraga amaso kandi bababaye kugira ngo bakubite inshuro ingabo z'umwanzi. Muri kumva ko uyu murimo w'abamarayika b'Imana ukomeye cyane. Iri jambo ndarisubiramo, baravuze ngo les saints anges veillaient anxieusement afin d'écarter l'armée de l'ennemi. Abamarayika bera baraga amaso kandi bababaye kugira ngo birukane cyangwa se bakubite inshuro ingabo z'umwanzi. Mais ils ne peuvent influencer les esprits des hommes sans le consentement de ceux-ci. Ariko ntabwo bashoboraga kureshya imitima y'abantu batabishaka. Ntabwo abamarayika b'Imana bashoboraga kureshya imitima y'abantu, ntabwo bashoboraga gukurura imitima y'abantu abo bantu batabyemeye. Hepfo haranditse ngo si nous cédons à l'ennemi, si nous ne faisons aucun effort pour lui résister, les anges de Dieu peuvent seulement tenir en échec l'armée de Satan afin que nous ne soyons pas détruits jusqu'à ce que recève plus de lumière, nous nous rendions compte du danger et demandions le secours du ciel. Aranditse ati
aravuze ngo nitudakoresha imihati yo kurwanya, nitudakoresha imbaraga zose zo kurwanya abo bamarayika, ubwo ni abamarayika ba Satani, nitudakoresha imihati ishoboka kugira ngo tubashe kurwanya abo bamarayika ba Satani, baravuze ngo les anges de Dieu peuvent se maintenir à l'échec l'armée de Satan. Abamarayika b'Imana icyo bakora gusa ni uguhagarika abamarayika ba Satani, noneho kugira ngo bataturimbura. Icyo abamarayika b'Imana bazakora ni uguhagarika uwo muvumba cyangwa se abadayimoni cyangwa se abamarayika ba Satani kugira ngo bataturimbura. Hepfo barakomeje ngo kugeza igihe tuzakirira umucyo mwinshi, twarangiza tukisuzuma tukamenya uko turi. Le danger hepfo baravuze ngo, iri jambo riravuze riti muri iki gitabo kuri paje 136 aranditse ngo aravuze ati Jésus n'ordonne pas aux ses anges de dégager ceux qui ne participent pas à la lutte. Aravuze ngo Yesu ntaje ategeka abamarayika be kugira ngo bafashe abantu batari kurwana. Ubwo abafashwa abo bamarayika b'Imana bakomeza kurwanaho niba abandi bari ku rugamba bashaka kurwana na Satani, bashaka kurwanya ingabo z'umwijima, ariko babandi biyicariye gusa batagira icyo bakora, ntacyo abamarayika b'Imana babakorera, n'Imana ubwayo ntacyo yabakorera, ndetse na Yesu ubwe ntacyo yabakorera. Hepfo baravuze ngo lorsque Satan s'aperçoit qu'il risque de perdre une âme, il fait tout son possible pour qu'elle ne lui échappe. Aranditse ati, iyo Satani abonye ko ari hafi yo kuzimiza umutima, akora uko ashoboye kose kugira ngo uwo mutima utamucika. Iyo Satani abonye ko ari hafi yo kuzimiza umutima, akora uko ashoboye kose kugira ngo uwo mutima utamucika. Abamarayika b'Imana nabo bakaba bari aho ngaho bagakora uko bashoboye kose kugira ngo barebe yuko uwo mutima bawuvuvunura mu biganza bya Satani. Noneho muri iki gitabo niho bavuze ko abamarayika ba Satani baje bakora ibishoboka byose ngo bateze impanuka mu mihanda, bateze impanuka mu kirere, bateze impanuka mu nyanja, ariko umurimo w'abamarayika ni uwo kurengera abana b'Imana. Kuri iyi ngingo rero ya mbere ndumva ntaribuze kuhatinda cyane kugira ngo tuje
ku yindi ngingo ya kabiri ikurikiyeho. Ndasoma mu gitabo cya Zaburi igice cya 34 uhereye ku murongo wa 8. Zaburi igice cya 34 uhereye ku murongo wa 8, twasoma amagambo akomeye cyane atubwira ngo Zaburi 34 umurongo wa 8 haranditse ngo mwubaha Uwiteka mwabera bimwe, kuko abamwubaha batagira icyo bakena. Ariko reka nsimbukire hakurya cyane, haranditse hati ku murongo wa 15, amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ye ari ku gutaka kwabo. Igitsure cy'Uwiteka kiri ku bakora ibyaha. Igitsure cy'Uwiteka kiri ku bakora ibyaha, kugira ngo amareho kwibukwa kwabo mu isi. Abakiranutsi baratatse, Uwiteka arabumva, abakiza amakuba n'ibyago byabo byose. Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse, kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Arinda amagufa ye yose, nta na rimwe rivunika. Noneho hari n'ibindi rivuga ngo marayika w'Uwiteka abambisha amahema kugira ngo agote abamwubaha kandi akabakiza. Marayika w'Uwiteka abambisha amahema kugira ngo agote abamwubaha kandi akabakiza. Rero uyu ni umurimo wa mbere w'abamarayika. Umurimo wa kabiri, ariko tutaja ku murimo wa kabiri, reka dusome muri iki gitabo cyitwa kubana n'Imana buri munsi, maze iyi ngingo ya mbere tuyiveho. Ndasoma ku ipaje ya 302, paje ya 302, igitabo cyitwa kubana n'Imana buri munsi. Haranditse hati buri mwigishwa wa Kristo wese yagenewe marayika wo kumurinda. Aya ni amahirwe akomeye. Ndasubiramo, buri mwigishwa wa Kristo wese yagenewe marayika wo kumurinda. Abo barinzi bo mu ijuru bakingira abakiranutsi imbaraga za wa mubi. Abo barinzi bo mu ijuru, ubwo n'abamarayika, bakingira abakiranutsi imbaraga za wa mubi. Ibyo na Satani yarabizi, nicyo cyatumye avuga ati mbese Yobu yubahira Imana ubusa, ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose. Uburyo Imana irinda abantu bayo bwavuzwe n'umunyezaburi muri aya magambo ngo marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha akabakiza. Marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha akabakiza. Nabonye urukundo rutarondoreka Imana ifitiye abantu bayo, kandi urwo rukundo rurakomeye cyane. Aya magambo ni meza rwose. Nabonye urukundo rutarondoreka Imana ifitiye abantu bayo, kandi urwo rukundo rurakomeye cyane. Erega ikimenyimenyi cyerekana ko Imana idukunda muzabisoma mu gitabo cy'urwa mbere rwa Yohana
ntabwo ari ubwa mbere rwa Yohana, ahubwo ni Yohana 3 umurongo wa 16 haratubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Noneho turakomeza hepfo cyane, hepfo barakomeje ngo mbese Yobu yubaha Imana ubusa, ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose. Uburyo Imana irinda abantu bayo bwavuzwe n'umunyezaburi muri aya magambo: marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha akabakiza. Nabonye urukundo rutarondoreka Imana ifitiye abantu bayo, kandi urwo rukundo rurakomeye cyane. Nabonye abamarayika barinze abera kandi babagotesheje amababa yabo. Nabonye abamarayika barinze abera kandi babagotesheje amababa yabo. Buri wese yari afite marayika umurinda. Iyo abera bariraga kubera gucika intege cyangwa kuba mu ngorane, abamarayika babarinda bagurukaga bihuta bakajyana iyo nkuru mu ijuru. Iri jambo ndarisubiramo, haranditse hati iyo abera bariraga barizwa no gucika intege cyangwa se bakarizwa n'ingorane, abamarayika babarinda baragurukaga bihuta bakajyana iyo nkuru mu ijuru. Maze abamarayika bari mu murwa bakarekeraho kuririmba. Abamarayika bari mu murwa bakarekeraho kuririmba. Ndakomeza hepfo, nuko Yesu akohereza undi marayika ngo amanuke aje kubatera ubutwari. Nuko Yesu akohereza undi marayika ngo amanuke aje kubatera ubutwari. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, uwo marayika akabarinda no kugerageza kubafasha ngo batava mu nzira ifunganye, no kugerageza kubafasha ngo batava mu nzira ifunganye. Ariko iyo batitaga kuri ubwo burinzi bw'abamarayika, ntibemere guhumurizwa nabo, ahubwo bagakomeza kuyoba. Abamarayika bagiraga agahinda bakarira. Abamarayika bagiraga agahinda bakarira. Bajyanaga inkuru mu ijuru, bigatuma abamarayika bose bari mu murwa bataka, ariko nyuma yaho bakavuga n'ijwi rirenga bati amena. None se ntabwo Imana yakora ibitangaza byo kugira ngo udakeneye ubufasha ngo ibumuhe ku ngufu? Nta nubwo Imana yihanisha ku gahato. Nta muntu yigeze ibwira ngo uyu munsi jya mu isabato niwanga ndakwica. Iyo wanze ibyiza ntabwo Imana igushyira ku gahato. Ntabwo Imana ikoresha igitugu, kuko iyo abikoresha igitugu abantu baje bayikorera batinya atari ukuyikunda. Bajyanaga inkuru mu ijuru, bigatuma abamarayika bose bari mu murwa bataka, ariko nyuma yaho bakavuga n'ijwi rirenga bati amena. Bibe bityo. Ariko iyo abera bakomezaga guhanga amaso yabo ingororano yari imbere yabo,
kandi bagahesha Imana ikuzo bayisingiza. Abamarayika bajyanaga inkuru mu murwa banezerewe, maze abamarayika bari mu murwa bakegura inanga zabo z'izahabu, bakaririmba n'ijwi rirenga bagira bati haleluya, maze ijuru ryose rigasabwa n'indirimbo z'umunezero. Abamarayika b'Imana bashinzwe kuturinda, kandi iyo twiyeguriye mu burinzi bwabo bituma muri buri gihe cyose tugeze mu kaga b'ubu buryo baba iburyo bwacu. Reka aya magambo nyasubiremo. Abamarayika b'Imana bashinzwe kuturinda, kandi iyo twiyeguriye mu burinzi bwabo bituma muri buri gihe cyose tugeze mu kaga baba iburyo bwacu. Abamarayika b'Imana bashinzwe kuturinda, kandi iyo tugeze mu kaga, mbese akaga igihe icyo ari cyo cyose waba ugeze mu kaga, kubera ko abamarayika b'Imana umurimo wabo ari uwo kuturinda, nabo bituma ngo baba iburyo bwacu. Iyo tugeze mu kaga ko kuba twatanga icyerekezo kibi tutabizi, iyo tugeze mu kaga ko kuba twatanga icyitegererezo kibi tutabizi, abamarayika baba iruhande rwacu bakadusunikira mu nzira nziza. Mbega amagambo meza. Iyo tugeze mu kaga ko kuba twatanga icyitegererezo kibi, ariko tukaba twagitanga tutabigambiriye, tutaranabiteguye, abamarayika b'Imana babandi twasezeraniwe bo kuduhora iruhande badusunikira mu nzira nziza. wajya kuvuga ibibi, abamarayika b'Imana bakagushyiramo amagambo meza, bakaduhitiramo amagambo tuvuga, kandi bakayobora ibikorwa byacu mu cyerekezo cyiza. uko icyitegererezo cyacu kibasha gukora bucece mu buryo butabonwa n'amaso, ariko kikagira imbaraga ikomeye cyane mu kurehereza abandi kuri Kristo no ku byo mu ijuru. Noneho icyitegererezo cyacu kikagira imbaraga yo kurehereza abandi kuri Kristo no kubayobora mu ijuru bitewe n'uyu murimo w'abamarayika. Ndasoma irindi somo, ndasoma indi paje imwe iherekejwe n'iri somo riboneka muri Zaburi 34 uhereye ku murongo wa 7. Haravuze ngo marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha akabatiza. Muri iki gihe intumwa zivuye mu ijuru ziri gukwira ku isi hose. Muri iki gihe intumwa zivuye mu ijuru ziri gukwira mu isi hose, zihumuriza abafite umubabaro, zikarinda abatari bihana, kandi zigakururira abantu kuri Kristo. Noneho muri kumva ko uyu murimo w'abamarayika ngo bashinzwe kurinda n'abatarihana kugira ngo batazapfira mu byaha, kuko umugambi wa Satani ni uko abantu bapfa batihanye. Ariko hari igihe umusinzi agenda hejuru y'ikiraro, akagenda ari guhirimanga, iyo ataragera ku kiraro akagenda ahirimanga, ariko yagera hejuru y'ikiraro kirekire
abamarayika b'Imana amusinduka ukabona aragitambutse, yagera hirya akajya agenderwa, ariko abamarayika bakaba bamurinze kugwa muri cya kiraro. noneho ndihuta abamarayika b'umucyo nibo batuma umuntu asarana n'ijuru, bakazamura intekerezo zacu zikerekera ku bitagaragara kandi by'iteka ryose. Ntidushobora kubarebesha amaso ya kimuntu, ahubwo iyo turebesheje amaso y'umwuka nibwo duhweza tugatahura iby'ijuru. Amatwi y'umwuka yonyine niyo ashobora kumva injyana y'amajwi yo mu ijuru. Inshuro nyinshi abamarayika bagiye baganira n'abantu nk'uko umuntu aganira n'inshuti ye, kandi barabayoboye babajyana ahantu hari umutekano inshuro nyinshi, kandi amagambo y'abamarayika atera ubutwari, yavuguruye imitima igwa neza, yavuguruye imitima igwaguza y'abantu n'indahemuka, maze atuma ibitekerezo byabo birenga ibintu byo ku isi. Noneho reka ingingo nyiveho nsomye iyi subi. Baravuze ngo abamarayika bahora bari ahantu bakenewe byihutirwa cyane. Iri jambo rirakomeye pe. Aha baravuze ngo abamarayika bahora bari ahantu hakenewe byihutirwa cyane. Bahora bafitiye abantu bafite intambara, bahora hafi y'abantu bafite intambara zikomeye bagomba kurwana, babana n'abagomba kurwanya ibyifuzo bibi n'akamenyero k'ihererekanyamurage, cyangwa abantu bari mu miryango itabaguye neza. Abo bantu bari mu miryango itabaguye neza, abo nabo abamarayika b'Imana barabegera ngo babafashe. Abamarayika bo mu ijuru bahawe umurimo wo gukorera abazaragwa agakiza, barabayobora bakabarinda kandi bakabagenzura. Ubwo twageze ku kagingo ka gatatu. Akagingo ka gatatu kavuga ngo abamarayika b'Imana bakora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza. Ndasoma mu gitabo cy'Abaheburayo, igice ni icya mbere. Reka duhere ku murongo, kuri uyu murongo. Abaheburayo igice ni icya mbere, duhere kuri uyu murongo wa 14. Haranditse hati: mbese abamarayika bose si imyuka iyikorera ituma gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza? Abamarayika bose ni imyuka ikorera Imana yo gufasha abantu umurimo w'abazaragwa agakiza. Noneho aya magambo ndayasubiramo. Ni ku ipaje 303 haranditse hati: abamarayika bo mu ijuru bahawe umurimo wo gukorera abazaragwa agakiza. Barabayobora, icyo ni kimwe. 2, barabarinda. 3, kandi bakabagenzura. Ni imirimo igera muri 3. uwa mbere bakorera abana b'Imana ni ukubayobora
kubayobora mu nzira nziza, kubayobora mu nzira itunganye. Umurimo wa kabiri bakora ni ukubarinda. Umurimo wa gatatu bakora ni ukubagenzura. Abarinzi bakiranuka bahora biteguye kuyobora imitima mu nzira itunganye. Noneho wajya no kubwiriza, waja no waba wanayobye nijoro ugiye mu butumwa, ugahura n'abantu b'Imana bakakuyobora cyangwa bakagucumbikira, abo ngabo ni abamarayika. Noneho ku ipaji ya 304 haranditse hati haranditse ngo ubutumwa bunejeje bwanditswe mu Baheburayo igice cya mbere umurongo wa 14 bwagenewe abantu bose. Icyo gice cyose kirimo inkomezi itangaje ku muntu wese ugeragezwa kandi uhanganye n'igishuko. Ariko ninde wo mu bamarayika yigeze kubwira iti icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe? Mbese abamarayika bose si imyuka iyikorera ituma gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza? Ubu butumwa burakomeza no mu gihe cyacu. Ubu butumwa burakomeza no mu gihe cyacu, bugenewe abazaragwa agakiza. Ubu butumwa bugakomeza no mu gihe cyacu, kandi ngo bugenewe abazaragwa agakiza. N'uyu munsi abamarayika baza muri iyi si yacu. Muri iyi si yacu igihe cyose ntabwo baza mu buryo butagaragara. Rimwe na rimwe baje bitwikira ishusho yabo ya kimarayika, bakatuzaho mu ishusho y'abantu, bakavugana n'abantu kandi bakabamurikira. Iyo aba bamarayika barasimbuye abantu ku murimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza, ntihaba hakiri ibirere, usanga byose bikiri mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu. Ijambo rirakomeye. Iyo aba bamarayika aribo basimbuye ababwirizabutumwa, akaba aribo bibwiririza ubutumwa, ntabwo haba hakiri ibirere bigicuza umwijima ndetse biri no mu gicucu cy'urupfu. Kuko marayika kumubwira ngo nava ahangaha aje muri Amerika nta minota n'amasegonde, kandi ntabwo yasaba viza, bitewe n'uko ntawamutangira, ntawushobora kumuhagarika, ntawamusaba resepase. Ariko Imana kubera urukundo idukunda yanze kutugomwa ayo mahirwe. Uwo murimo wari gukorwa n'abamarayika yemera kuwuduha, ariko iravuga ngo nzabaherekeza, nzabana namwe, nzabayobora, nzabigisha, abo muzabwiriza nzakabakaba imitima yabo. Noneho hepfo haranditse ngo umurimo w'Imana uba warabaye nk'uko uvugwa na marayika uguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bw'iteka ryose ngo abubwire abari mu isi yose. Nyamara Imana yakora idafatanije n'umuntu. Uwagira ngo uko abamarayika babahangayikishije
uwagira ngo uko abamarayika bahangayikishijwe n'agakiza ka mwene muntu bakomeje bishyirwe mu ijwi ryabasha kumvikanira mu matwi y'abantu. Mbega ukuntu abantu bakumvikanisha amagambo agurumana, bararikira bagenzi babo gukizwa, babagezaho ubutumwa ijuru ryishimiye kubagezaho. Iyi ngingo ndayirangije, reka tuje ku ngingo yindi. Abamarayika b'Imana ikindi bashinzwe kudukorera ni uko abamarayika b'Imana bashinzwe gufata imiyaga. Iyo bavuze imiyaga baba bavuze intambara. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko abamarayika b'Imana bafashe imiyaga ine yo mu mvurukanye enye z'isi kugira ngo noneho iyi ntambara itaza kugira ngo izi ntambara zitaza zitazaza guhitana abantu batihanye kandi abana b'Imana batarashyirwaho ikimenyetso. Abamarayika b'Imana ni ngombwa ngo bafate imiyaga igera muri enye, bisobanuye ngo ni intambara ziri hirya no hino ku isi. Niyo mpamvu iyo dukomeje gusoma ijambo ry'Imana ritwereka uburyo abamarayika b'Imana bafashe imiyaga kugira ngo idahuha ku giti cyose abana b'Imana batarashyirwaho ikimenyetso mu ruhanga rwabo. Ndasoma muri iki gitabo cyitwa Ibihamya by'Itorero, umuzingo ni wa 2. Ibihamya by'Itorero umuzingo wa 2, hari amagambo akomeye tuhasoma mu cyigisho kitubwira ngo gushyirwaho ikimenyetso. Aranditse ati il appela l'homme vêtu de lin et porta une écritoire à la ceinture. Nuko ahamagara umuntu wambaye imyenda yera kandi akenyeye wino ku itako rye. L'Éternel lui dit, Uwiteka aramubwira ati, pense au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Unyure mu murwa wa Yerusalemu. Noneho numara kunyura mu murwa wa Yerusalemu, ushyira ikimenyetso ku bantu barihira ibizira bihakorerwa bikabatakisha. Aya ni amagambo akomeye cyane. Ni ibizira bikorerwa mu mudugudu, ni ibizira bikorerwa mu mugi cyangwa se mu migi, ariko ngo abantu bafite ikimenyetso cy'Imana, ijambo ry'Imana ravuze ngo we kubakoraho, we kubakura. Noneho
ijambo ry'Imana ravuze ngo ku ipaji ya 72 haranditse ngo autant où la colère du ciel s'exercera ces humbles et dévoués disciples du Christ se distingueront de tous les autres du monde. Aranditse ati mu gihe umujinya w'Imana uzisuka ku bantu baciye bugufi, abigishwa igihe umujinya w'Imana uzisuka ku batuye mu isi, abigishwa ba Kristo bo bazaba batandukanye n'abandi. Noneho abamarayika b'Imana icyo bazadukorera nuko bazafata imiyaga, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'ibyahishuwe, ahavuze ngo ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutaramara gushyira ikimenyetso ku mbata z'Imana yacu. Ubwo abo ni abamarayika bashinzwe gufata imiyaga kugira ngo noneho abana b'Imana babanze gushyirwaho ikimenyetso mu ruhanga rwabo. Nibamara gushyirwaho ikimenyetso, imiyaga ine izarekurwa, kandi ibitabo biri kutubwira ngo abamarayika b'Imana nibarekura imiyaga hazaboneka intambara itarigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho. Kuko ngo noneho ntabwo azaba ari intambara z'uturere, ntabwo azaba ari intambara y'ibihugu, ahubwo ngo azaba ari intambara yo kurwana n'umuntu umuturanye ku wundi, nk'uko tubisoma mu ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesaya, ndumva ari igice cya 19, muzahere ku murongo wa mbere. Eka ayo magambo tuyasome. Hazaboneka abantu bazasubiranamo, abantu bazaba nk'inyamaswa, umwuka w'Imana nakurwa ku isi, ndetse ibitabo biri kutubwira ngo umwuka w'Imana ari gukurwa ku isi buhoro buhoro, ndetse bari kubudahagarara. Ariko ngo igihe umwuka w'Imana azakurwa ku isi burundu, noneho hazaboneka ibidasanzwe, ngo hazaboneka umubabaro mwene muntu adashobora kurondora. Ndasoma aya magambo aboneka mu gitabo cya Yesaya, muri Yesaya. Reka dusome igice cya Yesaya igice cya 19, haranditse ati murongo wa 2, nzateranya abanyegiputa kwisubiraniramo, umuntu wese azarwana na mugenzi we, umudugudu uzarwana n'undi, umuntu arwane n'umuturanyi we. Ubwo muri kumva ko bizaba bikomeye. Noneho iyi ngingo nayo ntabwo tuza kwitindaho. Ingingo tugiye kurangirizaho ni ingingo ya 4 itubwira ukuntu abamarayika b'Imana bazaturinda tugeze mu kaga. Abamarayika b'Imana bazaturinda tugeze mu kaga. Iyo dukomeje gusoma ijambo ry'Imana ritwereka yuko abamarayika b'Imana barinze Daniyeli, bamurindira mu rwobo rw'intare, barinze abasore 3 b'Abaheburayo igihe babajugunyaga mu muriro. Abamarayika b'Imana barinze Yohana ubwo bamujugunyaga mu ngunguru yuzuye amavuta yatogose, ariko akavamo ari muzima. Rero uyu murimo w'abamarayika niwo turi busome twerekeza aho turi busoreze. Ndasoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa,
mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa turahasanga umurimo w'abamarayika uko barinda abana b'Imana bageze mu kaga, yemwe n'abafunzwe bazira ubutumwa bw'ibyo bizera, ariko baba bafite icyizere ko barinzwe, bafite uburinzi bukomeye. Ijambo ry'Imana mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye harimo amagambo avuga ngo bashobora kugufunga bakagushyira muri gereza y'ikuzimu, ngo ariko aho ngaho naho bitewe n'uburinzi bw'abamarayika, ngo abamarayika b'Imana bashobora kuhazana umucyo wo mu ijuru, ngo maze muri izo za gereza z'ikuzimu ngo hakabahindukira nk'amazu y'abami. Aho muri za gereza z'ikuzimu hakahindukira abana b'Imana nk'amazu y'abami. Ndasoma mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, igitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, igice cya 12, turahasanga umurimo w'abamarayika bari kurinda abana b'Imana bageze mu kaga, barinda abana b'Imana bageze mu kaga. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 12, reka mbere kuri uyu murongo wa mbere haranditse ati: nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Abonye yuko anejeje Abayuda, ariyongeza afata na Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 bamurinda bane, agira ngo azamushyire abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero nabo ntibaryama, abitorero nabo ntibaterera iyo, bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Herode araye ari mu musohore iryo joro, Petero yarasinziriye hagati y'abasirikare babiri aboheshejwe iminyururu ibiri. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'Umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati: byuka n'ingoga. Iminyururu imuva mu maboko iragwa. Marayika aramubwira ati: kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati: wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Nta cyizere yari afite yuko ibi bintu bishobora gukorwa cyangwa se ko byaba. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo.
banyuze ku barinzi ba mbere. Noneho reka nsoze, banyuze ku irembo, banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma, nuko ribajyana mu murwa, ririkingura ubwaryo, nta urwa rugi rurikingura nta urukozeho. Rero muri aya masaha Imana idufashe, iduhe kumenya ngo abamarayika b'Imana bashinzwe umurimo ukomeye, kugira ngo natwe twe kuzajya tubatera agahinda, ahubwo tujye tubitondaho, kandi Imana idufashe, iduhe gusobanukirwa n'iri jambo. Imana iriduhera ubuntu mu izina rya Yesu. Kadusenge. Turagushimiye Data wa twese udukunda, utuye mu bwami bwo mu ijuru, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tumaze kwiga ijambo ryawe, Umwuka Wera waryandikishije arushaho kudusobanurira, tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen.